ubwabyo ni ikintu gikomeye cyane niba ujya muri leadership mu miyoborere kwanza uhite wibaza influence y'abayobozi muri mayimayi izabasha gusenywa cyambere abakinshasa benshi bagiye kuba abadepite cyangwa bagiye kuba abayobozi ese aba bantu ubwabo bazabasha kuva mu buyobozi icyambere cyo kubakora mu buyobozi bazasubira muri mayimayi rero icyambere cyo abantu bagomba kumenya uko mbona u Rwanda na Kongo bajya gusinya amasezerano ya Washington byatangiriye Doha none umukuru w'igihugu cy'u Rwanda we n'umukuru w'igihugu cya Kongo bahurirayo kandi Kongo icyo gihe perezida Tshisekedi yavuga ko batazigera bumvikana n'u Rwanda cyangwa banahure na perezida Kagame tuzahurira mu ijuru bizakurangira rero Tshisekedi agize gute ahuriye n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda bahurira ido tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity ubu rwose biroroshye nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe zigizwe n'ibinini 80% izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa Ubuhinde ndetse na Malaysia produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore kubura ubushake gucika intege mu gikorwa no kutabyara prostate umwijima umuvuduko w'amaraso diabete stroke impyiko umugongo amibe igifu hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye abari muri leta zunze ubumwe za Amerika naho twagejeje stoke abari muri Canada Australia Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti bayamaze kubageraho kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Kraveri i Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya restaurant yitwa Vision wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy imitsi ndetse no kurwanya stress ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity ndabasuhuje inshuti bavandimwe mwese mukunda ibiganiro bica kuri Bwiza TV ndetse n'abakunda ibica kuri Ngwino TV ni channel zakoze Synergy kugira ngo tubagezaho amakuru yo muri Sud Kivu by'umwihariko mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tugenda tuzenguruka hirya no hino ariko noneho tugiye kubajyana i Washington turi kumwe n'umugabo bita Meki Kayiranga imbere ahangaha Meki waramutse uraho waramutse neza Alfred cyangwa se wiriwe ubu ngubu utuganira harimo abantu babyutse harimo bagiye kuryama harimo abavuye mu kazi harimo abakagiyemo mwese tubaramukije cyane cyane inshuti zacu bari hirya no hino mu bice bitandukanye barimo Sam barimo Alphonse barimo Iva barimo Goreti Bogo abarimo Karangwayire abarimo Sike abarimo Jackie Rose abarimo inshuti zacu ni nyinshi cyane ba Moses senda bavuga mbaraza ba Damian abantu mwese muri mu Faransa mu Birigi Canada Amerika ba Imabilis abantu bari muri Asia bari muri za Qatar bari muri Afrika y'Amajyepfo bari muri Tanzania Uganda Burundi Congo muri Goma muri Bukavu rwose abantu bari muri Sud Kivu na Nord Kivu mwese nabari mu Rwanda mwese tubahaye yambo nkuko bye wakobye nuko uyu munsi turi kuvugana hari inama iri guhuza by'umwihariko abayobozi bamwe na bamwe bo muri Afurika ariko byo cyane twiribanda kuri babiri ntekereza ko ari nabo batureba cyane muri kino kiganiro hariyo Perezida wa Repubulika Paul Kagame ndetse na mugenzi we wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uwo na undi ni Chilombo Fashi Beto nandi mazina menshi abanyekongo bakunze kumwita mbere yuko duhera kuri ibyo byose hari amasezerano agomba guhuza M23 ndetse na Kinshasa twinjire muri amasezerano Meki twinjire muri amasezerano ese ubundi aya masezerano tuheze imbundo yayo cyangwa overview mu yandi magambo so ubundi amasezerano ikirimo cyambere no guhuza uruhande rwa Kongo n'abaturage barwo n'ubango ni AFC M23 abaturage ba Kongo bashaka impinduka mu butegetsi bashaka ko ari ibintu bimwe binduka mu butegetsi bwa Kongo banagejeje gushaka impinduka zirimo izo kurwana bagafata ibice ku mbaraga zirimo kuba
hindura imiyoborere umutekano ni ibyo ngibyo. Hanyuma na Kinshasa nyine uruhande rwa leta ya Kinshasa ruyobowe na Tshisekedi bashaka kujya kuma ku butegetsi kandi bagumya kubaho ntamba ntaki. So muri rusange urebye Kinshasa ikeneye ibice M23 yafashe ibohoye ku mbaraga ndetse na M23 ikeneye kujya gute hari byo iri kwempoza. So rero amasezerano hari n'amasezerano yo kumvikanisha akawa gahenge kuko urabizi ko hamaze igihe kinini hari intambara. Kugeza umunsi intambara imaze imyaka 4 ariko nava ko intambara yo imaze imyaka 4 ariko ikibazo kimaze imyaka myinshi. Imyaka iri muri 30 iri hafi kujya kuri 30 hari abakongomani b'impunzi bahungiye mu bice bitandukanye abari mu mpunzi ziri mu Rwanda mu Rwanda habarwa zirenga 100,000 yego ukajya mu Burundi ukajya muri Tanzania muri Kenya Uganda ukajya no mu bihugu by'Uburayi za Denmark Sweden Norvège ukajya muri uko arabo tuvugana benshi ndabazi bavuka muri za Masisi naye nka Tango Sierra muri za Gatoyi hari ababa muri Amerika hari ababa mu Bufaransa benshi baba mu bice bitandukanye mu z'abakongomani. So rero amahanga kenshi mu bihe bishize yagiye abasha gukora gutwara impunzi z'abakongomani bango urebye n'amahanga ntago ashaka ko abakongomani basubira mu gihugu cyabo. Bajye bakangura ko bajya mu bindi bihugu buryo ugiye mu nkambi nyinshi z'impunzi z'abakongomani usanga bari karibu kugenda muri Amerika bari karibu kujya mu bihugu byinshi bitandukanye. So rero bamwe mu bakongomani barimo ba Makenga n'abandi bakongomani ba makanika n'abandi baje bagereza kwirwanaho ariko nka ba Makenga batangije urugamba rwo kujya gute kubohora Kongo ariko cyane cyane ubundi mbere urugamba rutangira rwa rugamba rwo kubohora ibice baturukamo ubwo ibice birimo Sud Kivu na Nord Kivu uko usanga ariho abaturage benshi mu nkabi nto biganjemo. Urebye neza intambara yari yo ngiyo uyu munsi intambara ihari ni intambara yo kubohora Kongo no gushyiraho ubuyobozi bubereye abakongomani nkuko babivuga. Sasa rero ni mu rwego habaho uburyo bwo kuba AFC M23 kwanza M23 kumyizo ya mbere yafashe ibice bitandukanye imaze kugera mu bice bya Nyiragongo yarinje mu bice bya Masisi za Rucuro imaze gufata ibice bindi bya Nord Kivu nibwo yaje kwiyunga n'ihuriro Alliance Fleuve Congo. Iryo huriro rya Alliance Fleuve Congo ryazanye nanga ryaje no bari fite cause noneho ifite gute irimo kugira gute kubohora ibice bitanu byinshi birimo gufata ubutetsi cyangwa se ubutetsi bugakora ibyo bashaka. Nuvuga ngo cause M23 yari ifite yarahindutse hiyongeramo ibyo abarimo nanga n'abandi bagiye bagize gute bazanye kugira ngo Kongo gisore. Rero uyu munsi none urebye neza ngiye ikintu mbona kinyamukuru kiri Doha cyatumye Kinshasa gidoha nuko Kinshasa ikeneye ko ntago mbona ko Kinshasa ikeneye kumvikana M23 cyangwa AFC ahubwo ikeneyeho ibice byayo kuko bino bice bya zino ntara zirimo Sud Kivu na Nord Kivu ufashe Bukavu na Goma ukabisubiza Kinshasa ukayisubiza n'abateretwara amwe mu bitura yabahoye yabijya kwicara ikisi Doha kuko abakongomani bari bamaze imyaka kuva intambara yatanye muri 2021 harashize imyaka kuva 96 abakongomani bari mu nkambi 96 urumva ugeze 2020 n'imyaka ingahe kuva 2 kuva 96 kugeza 2021 ndumva hari imyaka iri muri 25 gutyo bari mu nkambi. Rero Kinshasa ntigeze igira gute ntigeze igaragaza ubushake bwo gucyura impunzi kandi ngira ngo uranabizi nguhaye urugero rumwe ko Kabila yayoboye imyaka 18 kuri Kongo mu myaka 18 yayoboye Kongo ugeze ubona Kabila hari bwavuga ati mpangishijwe n'impunzi z'abaturage ziri muri nkambi ugeze umva Kabila bivuga se Kabila yaje mu Rwanda mu nama atandukanye ugeze umva ajya gusoma impunzi z'abakongomani se tubare Tshisekedi kibaye neza n'u Rwanda kimara kujya kubutegetsi yigeze no kuza muri Kusi summit yabereye mu Rwanda icyo gihe ifoto ujye ubona perezida w'u Rwanda afatanya ibiganza na Tshisekedi ntago Tshisekedi yigeze agaruka kwiza impunzi z'abakongomani. Ikindi inshuro nyinshi banajya no mu bintu bino nama yantuza ya bino bintu by'amakoro byabiza ikirunga kiruka ubwo perezida w'u Rwanda yemeraga Kinshasa kubakira umudugudu ntago wigeze ubona bavuga ku mpunzi wapi politike nigeze igaruka ku mpunzi. So rero mbona ko izi mpunzi zarengagijwe hajya amasezerano menshi cyane amasezerano arimo aya Nairobi
harimo amasezerano ya Hus Hotel mu mujyi wa Goma ariyo bita Reventura Mars. Muri zina Reventura Mars riva ku masezerano yasinyiwe mu mujyi wa Goma muri Hotel Hus ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2009 ubwo CNDP yagiranaga amasezerano na Kinshasa. Ibyo birangira bigena nka Nyomberi. Hari amasezerano ya Addis Ababa Accord Addis Ababa ubwayitanga umurongo. So abantu benshi bagerageje kuza muri iki kibazo barimo ba Olusegun Obasanjo, abarimo ba perezida benshi cyane babijemo na uriya Sarkozy ufunze yewe yigeze kubigarukaho. Hari akoro nyinshi zabayo ariko ntibigeze bikemuka. Intambara kuba abaturage bacyurwa ntibyabayo. Ikindi MONUSCO yajije kwambura ibirwanisho, imitwe yitwaje ibirwanisho irimo izi za Maimai zari zikiri 40, uyu munsi zigeze kuri 150 na urebye neza nta bushake bwigeze bwo kurangiza intambara, ahubwo habayeho ubushake bwo gufata abakongomani mu z'abakongomani bakazohereza mu bindi bihugu. Batubutaka bwa turabugumurega n'ubutaka, ahubwo n'ubutaka bukungahaye kuko ari nk'abashuti banye mfite bavuka za Katoyi bambwiye ati ni mabuye. Hariho n'uwanyemerera rwose misambo hariya muri Gatoyi atuzaza uzacukura amabuye, ni mu mabuye, amabuye y'agaciro cyane. Ntubonere gahora abagabo baba FDLR n'abazarendo bahakomeye hariya bakanga kwava. Bro, hari ahantu hari imari barahakungahayire, baraharyoheye. Hariya muri Gatoyi humba Gatoyi bahamaze iminsi haberamo imirwano, imbuto zirihungura. Hari ibiti by'amamesa ambutse hakurya ugiye muri za Warikare, abantu barakize barabyoshye n'amamesa cyane, makara n'ibiki. Hariya kwanza kubona FDLR hakungahaye itahava. FDLR hafite ibiryo byinshi n'itahinga. Hari amabungu, amateke, hari ibitoki by'imishaba, barenga za Kanyanga hariya barazenga. Yego mvangu cyo kunywa kirahari. Nibuka kapita mbere yaho. Yo ni Kanyanga iri original. Abantu bazi Kanyanga barayizi bayekanywa nk'iyo natwe tugiye Uganda hari igihe bavuga ati karagushyize inzoka ukagatira agashoti. M23 igira ati twe dukeneye ko ni ibintu nabonye ahantu nubwo ntabashije kubona verification iri exact yemeza. Bivuga ko M23 iri gusaba noneho isa naho yagabanyije amarere dukeneye cyane. Bati mwere muduheze control y'imipaka, sibyo? Muduheze gukontorora umupaka. Uwagweza gukontorora umupaka ko ntabwo maze kuba ariho uyoboye icyo gice. Dose ubu ntibayikontorora. Erega ibintu tuisaba tutagiragira higanira ubundi. Kuko dufate nk'ikintu cya restauration d'autorité de l'État. Dufate urugero rumwe. Nkunda kukiganiraho cyane iyo ngize umuntu kimbazaho kuko fate kwanza urugero fate iyo bavuze restauration d'autorité de l'État. Nyine kugarura ubutegetsi bwa leta. Fata ikintu cya governance. Kuko M23 isaba good governance. Hari governance ariko isaba good governance. Good governance rero cyangwa se bonne gouvernance. Ugiye muri bonne gouvernance nawe ushaka gukora research urebe tips zazigize icyo bita bonne gouvernance. Hano twicaye ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu by'umwariko mu marembo ya Bukavu. Abantu banarebe inyuma yawe amazu hari ni amahoteli muri Bukavu. Ndabona internet ngisa naho yankoshonnye kubera ko nyine urumva hazima amaruma rooming hakurya buri. Warugeze kuri good governance? Yes. Iyo bavuze good governance kwa jana nayikoze research buriya muri gitabo nanditse muri kaminuza. Ni ikintu nkunda cyane. Na bwiza buriya bwiza.com. Editorial line yacu bazi icyo bita editorial line. Imirongo icyo twemera philosophy yacu itangazamakuru philosophy wenda mvuge twe twemera ko ikinyamakuru gikora kuri good governance and development journalism. So niyo ntuza editorial ni yacu. Sasa yavuze good governance harimo umutekano, harimo security, harimo justice, harimo anti-corruption, harimo high education, harimo human rights ya n'amategeko, harimo watchdog kuba ijisho kuba abaturage bagira babavugira ngo wenda reka nze kwifuza na media yovuze good governance and media iki hazamo watchdog and advocacy, akazamo leadership izamo of course kuko ni imiyoborere, hazamo
reduce kugabanya ubukene hazamo nuza poverty reduction niko babyita bavuga kugabanya ubukene ni byinshi cyane. So rero reka turebe nko muri Kongo ku bintu M23 kandi bakubwira ko hari ibintu byiciro bitanu bagomba kuganiraho. Bivuga ngo mu kuganira byo nibaganira kuri restauration de l'État ibyo uri kuvuga wewe waba uri capable ko Kinshasa izabasha kuaffordinga bino bintu ko bikomeye cyane. Dufata urugero ku mutekano mu bintu bya mbere nziye mbe turi saba bya mbere ni ugusenya imitwe y'abazarendo. Muri iyo mitekano gusenya imitwe y'abazarendo Kinshasa izagira ubushobozi bwo gusenya abazarendo ariko ibaye created nyuma yaho M23 oya yifate ni mayimayi katuvugiza reka tureke kuvuga tuvuge mayimayi byonyine FDLR yananiwe bananiwe kandi FDLR roroshye ni ukubabwira ati mutaye mujyi wanyu sibyo. Urumva niba bavuga ko FDLR igomba gusenywa nayo M23 ivugamo leta izabasha kwikura FDLR ubundi se FDLR nindi katubare ko mayimayi ubwazo nazo ubwazo uzi nujya muri mayimayi zasanga FDLR baturujyaho muri Bukombo kwa Domi yitwa CMC CMC Budomi yahungiye Pinga nujya Pinga urasangayo abayobozi ba FDLR bose niho bakorera nubwo bamwe bamanutse bagiye muri Rwindi muri iyi minsi bamwe mu Rwindi ariko basi babeshi baracyari muri Pinga ni turu ya nuza ya FDLR. Noneho turebe Domi yagiye Domi niyo muyobozi wa CMC Domi ni umuntu wa creatinzwe by FDLR ya icyari cyo kizwe na FDLR iyo babwiye CMC ni FDLR number 2 uyu bavuga ngo mbiteze no mu FDLR maze abaturage b'Abakongomani so ukibaza bazabasha kwikura imitwe fate Nyatura ubwayo bazabasha kwikura uko hari Nyatura iyo bita ngo FF Pareko harimo Pareko ariko harimo Kisekedeje ubundi ari mu Bufaransa ubundi ari mu Bufaransa yaravuze ko naramuka bamusubije cyangwa ngiye kandi gusubirana control ya bino bice azahindura ibintu byinshi cyane birimo no kugarura umutekano birimo no guhereza abaturage ibikorwa remezo n'ibindi bitandukanye. Katabikoze se mbe twitaraza ko Kabila atabikoze gusa Kisekedi arusha powerful Kabila kuko wibuka ko Kabila nko muri Sidikivu mayimayi nyinshi bavuga ko papa wazo ari Kabila niyo wazikireye Kabila mukuru yego ubundi bakizana mayimayi riva kuri Kabila so rero ibyo bakubwira ngo yeresha kukwereka ko ikintu cya restauration d'autorité de l'État ubwajyo ni ikintu gikomeye cyane niba ujya muri leadership mu miyoborere kwanza uhite wibaza influence y'abayobozi muri mayimayi izabasha gusenywa cyambere Kinshasa benshi bagiye kuba abadepite cyangwa bagiye kuba abayobozi ese aba bantu ubwabo bazabasha kuva mu buyobozi icyambere cyo kubakora mu buyobozi bazasubira muri mayimayi abajenerali benshi bagiye Kinshasa fate nka even n'amasunzu uvuga gufungwa nawe yaravuye mu mitwe yitwaje irwanisho sibyo nawe yabaga mu mitwe yitwaje irwanisho yego nagira ngo umusirikare yabaye trend mu Rwanda ageze arigumura ajya gushinga umutwe w'inyeshyamba uruganda Rwanda n'ingabo z'u Rwanda ndetse barwana n'ingabo za Kongo Kabila mu negosia amujyana muri Kinshasa fata aba mugabo Asani yari mu mayimayi ejo muri se warushinzwe ntuza se yarwanaga muri Nord Kivu risore mu Rwanda yarashinzwe fata ntuza witwa ntuza Mayanga General Mayanga abo bose ntibakivuga kuva Rubaya yafatwa bano bacize amazi bano bajenerali b'Abarwanda fone nabo muri za Masisi bacize amazi abo nabavugaga rikijyana muri bya yego muri bya bihe bya Wazarendo fate hari abajenerali benshi bagiye bava mu mitwe twajwe hari n'abavuye muri M23 ya kabiri hari abavuye muri CNDP sibyo ibi byose birakwereka ko kuvuga ngo ikintu cyane n'umutekano Kisekedi avuga ibi yabivuga nk'umuyobozi none se kankubaza kugarura umutekano muri bice M23 yafashe yabanje akagarura muri Kinshasa abitwa ba Mabondo Kinshasa se watuweza Kisekedi yabanje akarayiza Mabondo ni itsinda riri kuzongereza cyane riba ari Kinshasa nabyo n'umutwe twaje irwanisho katurebe ikindi kintu
Kisekedi ko ayobora muri Ituri abayo General Ruboya Ituri abaturage babo ntibamazwe na Kodeko ndetse na ADF y'Abagande. No, ADF se yananije iki Kisekedi ko atayirukanayo ntiri mu bice ayoboyemo se. So hanyuma igice M23 maze gukora, fata urugero umutekano uri mu mujyi wa Goma, umutekano uri mu bice bya Masisi, umutekano mu bice bya Rucuru, yewe naha Bukavu, fata hano Bukavu hangaha, umutekano uri muri Bukavu, hanyuma ugaruremo Wazalendo. So ikintu nshaka kubwira, ibiganiro bya Doha nibyo birahari, ariko nibyo bazanasinya. Ubundi jewe icyo nakubwira nuko Doha ya kabiri, Doha ya mbere izasinywa rwose, kuko Trump akeneye ko basinya. Trump akeneye ko amasezerano ya Washington abaho. Wenda turaza kumugaruka Trump kuko ahora yikomanga mu gatuza ngo hagaritse intambara hagati y'u Rwanda na Kongo. Ariko reka turebere hamwe kugeza uyu munsi wa none. M23 bivuga ko noneho hari imbanziriza bagiye bya bindi bari basinyeje ubundi bisa naho byavuyemo bya principles bagiye kujya kandi gusinya izindi principle, kandi no zizabasha gusinywa mu byiciro bitanu. Iki kintu ubona cyane cyane urabona kitari kuri faveur ya M23 uko iminsi itinda bahora mu masezerano, bahora basinya, imyaka igenda yicuma. M23 yabiri kugeninga cyane cyane imitima y'abaturage ba Kivu na Nord Kivu, ndetse by'umwihariko iri no kushinga authority cyangwa se ubutegetsi bwayo na traininga n'abasirikare benshi. Urabona bidashobora kuba ari kuri faveur ya icyo nshaka kubwira. Nejo naganiriye n'umuvugizi wa M23 mu kiganiro kiri kuri Bwiza. M23 ivuga ko authority izava mu bice iyobora ikajya i Kinshasa, bivuze ngo ubutegetsi buzavaho, icyo bita autorité de l'État. M23 bakahiri ariho hari autorité de l'État, uko abaturage baragahinda. Ariko ntabwo ari M23 ntabwo ari leta legitime. Legitime ni ndubigira legitime se indugira undi legitime. Leta yaciye mu matora igatorwa n'abaturage biri ubwo hazaba za kamera mpaka cyangwa referendum. Ahubwo nicyo kintu mbona wenda hano M23 afasha kuzashyira referendum. So icyo shaka kukwereka cya mbere, icyo ubundi bajya mu mpamvu muzi yo gushyira ku murongo ibiganiro bya Doha bikinjira ndani, nibwo ibintu bizaba ibindi. Iyo bamubwira ngo ushobora kuzabona ko bagiye basinya principe, bagiye kuzasinya wenda n'ari masezerano uko na Kisekedi bivuga, ibyo bintu nibiba nibwo tuzamenya ngo icyerekezo ni iki. Kuko abantu uyu munsi bashobora kuba bari kuvuga bati M23 izemera izasinya rwose, nkuko u Rwanda na Kongo basinya. Rwose baza ko Kongo yasinye ishimye, urabona akayikwamba ishimye, ndugiye ari maseka, kuko u Rwanda nta kibazo rufite. Rwanda ruri mu nyungu, ruhomba iki? Hari intambara iri mu Rwanda, ufite intambara ndetse Kinshasa se. Abo ngenda nibaza Rwanda rwasinye nkande muri bya bintu byose. Nozo Rwanda rufite FDL hakurya, muri ano masezerano harimo joint operation yo bita CONOPS, ira concept of operation bagomba gukora yo gusenya FDL. U Rwanda rwo ruvuga ko rufite menace ya FDL cya ikindi. U Rwanda ejo bundi ubwo iyo M23 idafataga mu Rwanda rwo rugiye kuraswa. U Rwanda rwageragejwe kuraswa kangahe, rwarashwe mu Kinigi, u Rwanda rwarashwe inshuro nyinshi, sibyo? Aba ba FARDC na FDL ntibarasaga, twe twari turi hariya ku rubuga rw'imirwano, ntibarimo barasa mu Rwanda se. Sasa n'ibyaguye za Rutsiro ntibyaguye muri za Nyamyumba, ntibyaguye mu mujyi wa Rubavu se. Uzajya hara ku mupaka kuri Petite, kuri ahitwa kuri Rugari, urebe hari hose n'ibimenyetso by'ibisasu biracyahari. So dore z'u Rwanda rwari ruraswe, none niba u Rwanda rwavuze twebwe tubahaye gasopo, turashyira ingamba z'ubwirinzi. Izi ngamba z'ubwirinzi Kongo rivuga ati muzikureho tubamene, ubundi rero icyo bavuga ati muzikureho tubamene. Hano u Rwanda narwo rugasinya titse, ntago zizava ari uko mu FDL isenga. Akantu karimo nanjye giye kacanganye cyane mu bya politike bita biba ntuzi yobera leta ritagatifu, yobera politike, yobera ahubwo n'iryo yobera ritagatifu burya politike. Ni gutumbwira ngo umuntu ari kwirinda, wowe ukajya gusinya ngo ndashaka ukuraho ingamba z'ubwirinzi, nawe ugasinya ati nzarubukuraho, nzazikura hari uko ukoze ibi. Urumva tugaruke noneho ukiri kuri ako kantu kitwa ingamba z'ubwirinzi. Niyobera ritagatifu pe, niyobera abantu n'ubu ngubu Kinshasa ingamba z'ubwirinzi, masezerano ingamba z'ubwirinzi. Bro, ingamba z'ubwirinzi zikubiyemo ibintu byose tubona byose birirwa bizungutanya buri munsi, zikuyemo imivurungatano guhora bahanganye muri media, intambara y'ubutita bahoramo. Ubwajye intambara y'ubutita Rwanda rushobora gusetinga ameze bati twebwe duhagaze hano. Sharuva ruti ubundi imbere bavuga ko ngo u Rwanda rwashyize ntuza amaya defense system
yagendaga agasabota Kongo yabivugaga asabota indege zabaga Goma ama GPS yabo bagira yarabasabota kuri indege ishobora kuba bareba mu maradari bakabona umuntu ari Goma ariko no gupima ubutaka akibonera igisenge cyangwa akibonera Kamembe kubera iki izo ntuza ya defense system u Rwanda rwasetinze ama ingamba rushyiraho n'imipaka mu kirere ruvuga ruti hano Kongo izana Sukhoi izana drone ntizaharenga. So rero ubona ko icyo kintu bita ingamba z'ubwirinzi ubwacyo nindi ntuza ubona ko yabereye akasa mutwe Kinshasa. Rero gihe cyane tugarutse ku by'amasezerano ubona bihari amasezerano nyine azasinywa nkuko Washington yasimwe ariko Washington yasimwe ntibagumya guhangana ze u Rwanda n'ubu ntibakivuga ngo M23/RDF cyari ikintu bagomba gukuramo mu mvugo bavuga hate speech ziracyakomeje banuza mu masezerano baba ko Kongo igomba gukuraho n'ibintu bya bacanshuro iracyabazana so ubona ko bro ntabwo cy'u Rwanda rwanga bacanshuro muri Kongo nta nubwo byemera ko n'amasezerano mpuzamahanga ntabwo yemera bacanshuro kandi u Rwanda nk'umuturanyi wayo ntabwo dushaka umuturanyi wacu tunga bacanshuro biga babangamiye u Rwanda ubundi abaturage bamwe abanyarwanda bamwe benda batumva ibintu byari byo ubundi iyo baza kubona ibyari bipangiye u Rwanda nibwo bari kumva ko u Rwanda giye mba nibaza impamvu ahubwo rugumya ko kuguma muri kiliziya kuguma kuba ruri mu kiliziya giye kubwaje nk'umuntu wabibonaga wari ufite amakuru n'ubu ngubu amakuru hari wazarendo zigize amahirwe ntubona uyu mujyi wa Bukavu uyu nguyu zigize amahirwe zikabasha zikawugeramo zaruhukira Rusizi zakwambuka kira kiraro turugo ruhari cyane rwose ibyo si bisanzwe se ngewe ndabizi ko nk'ejo bundi ari umwe wanjye ubamo hano yarimo ambwira umuzarenda mwandikira ambwira ati murye muri menge ati byanga byakunda tuzaza so uvuga ngo waye ubushobozi zizawaza tugidoha none turacyari Doha perezida Tshisekedi avuye mu Bufaransa itashyikira muri Egypte avuye Egypte isajya Qatar agiye guhurira na mugenzi we bazicara ku meza y'ibiganiro cyangwa bizabera weeklo ku buryo nta muntu uzamenya n'ibyaganiriyemo cyangwa nabo bazaba bari kwasista isinyarwa ry'amasezerano. Ntekeza ko batagidoha gusinya amasezerano ndavuga kuko numva uko ntekeza ko inama nirangira ntekeza ko byasa kose bazashaka kuzagira uburyo nabo baganira nk'abantu bafitanye n'amakimbirane ibihugu kwanza kujya Doha bombi bakitabirira inama irakwereka ko ibibazo biri mu nzira zo gukemuka ubundi turabimenyere ko muri diplomasi cyangwa se mu kwisi abayobozi akenshi bafitanye ibibazo usanga badashobora guhurira ku kibuga ku rubuga rumwe ku meza amwe y'ibiganiro usanga akira wenda kuko avura akavura kujojoba shyiraho ku kagofero karadufasha baturugero yazi ko harimo ikibazo bafitanye n'igihugu runaka aravuga ati je ntaho nzajya ukabona urugendo arasubitse heje nka minisitiri w'ububanyi n'amahanga rero icyambere cyo abantu bagomba kumenya uko mbona u Rwanda na Kongo bajya gusinya amasezerano ya Washington byatangiriye Doha none umukuru w'igihugu cy'u Rwanda we n'umukuru w'igihugu cya Kongo bahurirayo kandi Kongo icyo gihe perezida Tshisekedi yavuga ko batazigera bumvikana n'u Rwanda cyangwa banahure na perezida Kagame tuzahurira mu ijuru bizakurangira rero Tshisekedi agize gute ahuriye n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda bahurira i Doha kuva Doha bajya Washington ubwo guhura kwa mbere yari step ya mbere step ya kabiri hazaho noneho deal ziri hagati ya minisitiri w'ububanyi n'amahanga amakipe tekinike yombe agahurira he Washington so nibwo twaje kubona tubona ko u Rwanda rwagomba basinye n'amasezerano Washington bihagarariwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga hanyuma uyu munsi wa none murabyuka ko ubwo basinyaga Tshisekedi na perezida Paul Kagame batumiwe na Trump ubu bizi ko Trump yaravuga ati jewe ati deja badufotora ni fotoge nawe turi kumwe abwira ndongere ati bayishyire muri amasezerano nk'ubutumire mpaye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda so rero ubona ko ku itariki 13 nibyo bivuga ko bashobora kuzahura uyu munsi twitariki enye ubwo bivuze ko harabura iminsi mike cyane iminsi kugira ngo bahurire muri Washington n'iminsi mike kugira ngo bahurire Washington ariko se reka turebe abagabo ni baramuka bahuye by'umwariko kuko abantu benshi bavuga ko ubundi bo ubwabo babishatse bo nk'abantu babiri bahuye bakavuga ati turashaka kwizi conference zihagarara noneho turebere hamwe ni baramuka bahuriye Washington na cyane ko uyu mugabo Trump arayikoma mu gatuza ngo hagaritse intambara yagomba guhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhuriye Washington bizatanga resultat iki ku rundi ruhande cyangwa se ku baturage ni nko gushimangira ibyasinywe n'abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga nicyo kintu cya mbere mbona icya mbere ubona ko ububasha bw'umukuru w'igihugu n'ububasha bwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga bishobora gutandukana ntekereza ko abakuru b'ibihugu bombi urumva bashobora kuzabona Trump
ahazicara abakuru b'ibihugu byombi cyagiye ubushize Trump yicaye wenyine ari kumwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga. So ubu rero bashobora kwicarana bwa bombi ntikiza ko nyuma yo gusinya amasezerano hari ibyo babonye cyangwa se hari imbogamizi zabayemo zabangamiye amasezerano bashobora kugenda bakazihanduringa. Njye mbona ko u Rwanda na Kongo ibyabo bigeze ku musozo cyane kubona ko bo ni ubushake bwa politiki, ntago ari ukuvuga ngo icyambere ntibari kurasana bakubitana mu bitangazamakuru. Cyokoza Kongo ikagira imigambi myinshi ivuga ati tugize amahirwe nka Yves turika tuva imbere mu mujyi wa Goma ikaduva imbere mu mujyi wa Bukavu twakubitira u Rwanda. Ibyo ngibyo ubona rwose ibyo sinibanga usanga ngo twakwiyemeka u Rwanda hari umwe mu baministri yego barabivuga rwose ibyo sinibanga Kongomani barabivuga n'abatetsi barabivuga n'abasirikare barabivuga. Ejo bundi witwa civil wasimbuye mwaku muri Uvira yararimo abivuga ati Rwanda n'umwanzi wacu ukomeye. Abwira abasirikare b'FARDC bari kuri foreign bari kuri parade. Ibyo byose rero bikwereka iki bikwereka umugambo uri hariya. Ikindi umugambo uri hari nuko bo bavuga ko u Rwanda rwafashe ibice bo niko bavuga. Rero baiza amahirwe bakubita M23 bakwinjira mu Rwanda bakarutsibura. Gusa simbibona ibyo bintu u Rwanda barutse ukoresha ijambo gutsubura kugira ngo n'umwana babafashe ukabona bakuri. Simbibona nyine cyo mvabwira ni bo mu nzozi zabo no mu mvugo zabo batekeza gutsibura u Rwanda ariko nibishoboka. U Rwanda ni yindi se yabagora cyane. Nuko akavura ndabona kakomeje kuba imbere twaba tucumbitseho gatoya cyo ducumbikiye ahangaha. Ufite ibirori, inama, ubukwe, bidi cyangwa ibindi, igisubizo ni Nova Event Management. Uko tugufasha kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma. Timu yacu yuje ubunyamwuga ibihari ku bwawe. Tugutegurira protokole mu muhango wari wose, gahunda zose ukeneyemo umwunganizi mwiza kandi w'umunyamwuga turahari kuko ababyitabiriye bazagenda bakwirahira. Dukodesha imodoka ku bafite ubukwe, imodoka zitwara abanyacyubahiro cyangwa n'abifuza gutembera, gufata amafoto na video ndetse na live streaming. Dutegura amafunguro, ibyo kunywa ndetse na coffee. Inama kandi ku bijyanye na serivisi z'amahoteli ndetse n'ubukerarugendo. Ukeneye izi serivisi wahamagara telefone 0788 39 80 81 0788 39 80 82. Hitamo Nova Event Management uryoherwa na serivisi nziza kuko turenze gutegura ibirori. Dukorana uburambe utazibagirana kandi dutanga agaciro gatuma uryoherwa n'amahitamo yawe. Mukanya nibwo imvura yaribaye nk'idusubikisha kuri dosiye ya Doha twari turiho by'umwariko turi kuganira ku kijyanye no kuba Perezida Paul Kagame na mugenzi we wa Kongo Felix Tshisekedi bagomba kuba bahuriye muri nama iri kubera hariya muri Doha, ariko turi no kurebera hamwe ibikubiye mu masezerano ndetse n'ibindi bishobora kuba byakwitegwa. Noneho nari maze kukubaza ati kugeza uyu munsi wa none hari amasezerano ya Washington aba bagabo bombi bagomba kuzahuriramo ku matariki 13 na cyane ko basaramasa cyangwa ahubwo bazahurirayo kandi hazasinywa noneho amasezerano ngo bavuga ko ari ay'ubukungu sinzi ko byitwa kuko Kongo mbese yashize yanze kuyasinya. Ayanze gusinya n'ay'ubukungu. None turi kurebera hamwe u Rwanda ruramuka rusinya amasezerano y'ubukungu na Kongo ndetse no kuba na Qatar nayo iri kumwe muri Doha ntari kuba ikijyanye na Kinshasa na M23. Hari ikintu ubona bizacubya kuri intambara cyangwa kumwuka w'intambara muri kano karere ka Afurika y'Uburasirazuba, ariko by'umwihariko no tunareberera mu Burasirazuba bwa Kongo? Iragwenda akarere ko gafite ibibazo bitandukanye, ku igihugu gifite ibibazo bitandukanye ntibyahura n'intambara gusa urebye neza intambara yaffectinga nuza akarere. So igihe ikintu cya mbere mbona ntago mbona ko bizagira icyo bihindura kuri M23 kuko icya mbere ariko umuntu ugomba kuba moteri w'aya masezerano cyangwa agomba gutuma amasezerano afunctiona n'intuza ni Kongo. Kongo nibona ikeneye ko amasezerano afunctiona bizakunda, nibona kandi itabikeneye ntago bizakunda. Rero ushaka kuvanga igira ibyihara yego ushobora kuzagira ibyihara, nitagira ibyihara bazagumya nyine mu ndoro. Ikindi kintu simbona niko nabikubwiye, u Rwanda ntacyo ruhomba. Ntago u Rwanda ruhomba nkuko Kongo ihomba. Uyu munsi Kongo nihomba kuko Kongo icya mbere cyo urabona nk'uyu munsi none Kongo niba hari ibintu yakura urugero nk'izi ntambara ziri hano
kwa gusinya amasezerano y'M23 akenshi no kwiha amahirwe menshi cyane. Urazi intambara zabaye muri Nord Kivu, Sud Kivu zose zagize gute zatumye M23 bafata ibice bitandukanye ndetse n'ibice byari by'ingenzi, urugero nk'ibice bya Bukavu, ibice bya Goma, ibice byari by'ingenzi, ibice bituri imipaka. Umupaka nk'umupaka wagomba gukora umupaka wa gatatu ku isi muyigira urujya n'uruza, ubwabyo ni bitabumbamo economy. Wakwegerana no kuba abaturage barahingaga mu bice bya za Nyiragongo, bahinga muri Masisi imyaka ishize badahinga kubera intambara. Ibyo kurya byavaga hano bikajya muri Kinshasa, ngo ubu ngubu inyama zabaye ikibazo muri Kinshasa. Ubu ni inyama nziza ziva muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo kubera aho bahinga bafite ibyatsi. Yego, hari rero ngo ziba zimeze nk'ibishesha bazirya nyine bakubwira ko wapi. Numva ziba zaravuye ngo mu Bushinwa zikazamara igihe kinini, kandi abakongomani ku nyama twabaranga abanyekongo bo muri Kinshasa bajya barya inyama zivuye muri Brazil. Nyine Kongo ni bindi ariko urumva ubundi iyo Kongo iza kugira ubuyobozi bureba kure yari gufasha nk'abantu muri Nord Kivu na Sud Kivu bakagira ubuhinzi buteye imbere ni ubworozi buteye imbere, kuko urabona ko nibo bantu bafite ubutaka bwiza kandi bafite n'ubushake bwo gukorera kuri ubwo butaka bwabo ndetse no korora. Ibyo kuko biba mu mico yabo, abantu bo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo biba mu mico yabo korora no guhinga ibintu byabo. Rero yiza kugira policy nziza yo kubafasha ibintu byabo bikazamuka mu iterambere cyangwa bikagira uburyo bujyanye n'igihe kigezweho butanga umusaruro, byari kuba ari byiza. Rero nkabona ko ubushake bwo kugira ngo ibiganiro bizakunde bya Doha ni Kongo, ariko nabikubwiye tubitanda abana ngiye kuba mbona hazaho Doha nk'ebyiri. Iyi ngiyi ubona ko Amerika ikeneye ko bayisinya, nyine ifite igitutu cyinshi cyane cyo kuba ubundi ikintu cya mbere cyabayeho Trump aravuga ati ngiye nahagaritse intambara, kandi intambara yibutita mu itangazamakuru iracyahari, ati intambara y'M23 nacyo rwose ndayihagaritse, ariko intambara iracyari baracyarasana abaturage baracyahunga. Ukumva rero we aravuga ati kwanza urebye uko mbibona avuga ati basinye. Akoze ubundi kuki ari kubahatiriza gusinya ibintu nabyo bwabo bitarafinalize. Cya kabiri Trump yikomega mu gatuza ati nge nahagaritse intambara 8 harimo n'iya Kongo hafi. Kubera iki yahora avuga ngo intambara yarahagaritse kandi tucyumva amasasa akiri? Trump arakomeye ni super power. Icyambere ni kimwe icyo kugeza uyu munsi urebye neza Amerika ntago giye natunguwe no kubona Uburayi bwarafashwa na Amerika. Uburayi butitizwa na Amerika, biva ku mutekano Amerika bufite gutya. Ubwabyo bikwereka ko ubundi bihugu byivanga muri politike zo muri Afrika, maze muri Afrika asaga ari ibihugu byo mu Burayi. So Amerika rero nk'umuntu uhamagawe na Kinshasa akaza kubijyamo ntaho agomba gukoresha igitugu cye, ugomba gusinya. Baranyihamagariye kandi ngenda ndabona bigomba kugenda gutya. Kongo ikarakara abonye ko bari bababaye ariko kabisinya. So Trump nawe akavuga ati nk'umuntu wavuze ko ndi umuhuza, uzi ko yanabuze Prix Nobel yarayishaka cyane. Yavuga ati nk'umuntu watumye muhura muganira ngomba kugaragaza igitinyiro cyane n'icyo ntabwo gutakaza icyubahiro cye. Bivuga ngo Trump bizagera rwana ku cyubahiro cye. Kuyo Kongo urabona ko byo mubwira Doha ishobora kozanga yakwanga ngo no Kongo Trump nawe akagira mu gutuma ikubitwa. Mu batsibure mu bahiki batsiba babumvi M23 bagwira batsibure. So rega ibintu byose birashoboka. No uyu munsi M23 rwose amakuru hari nuko kutarwana kwa ni Doha. Iri muri defensive. Yego. Irirwirira baturashe drone zaje barabaneka na drone bise ihora muri ibyo, ariko ni iki ni Doha. Nijyo bwira ko Doha kandi none ikindi nunareba neza aho intambara igeze uyu munsi rwose M23 ifite ahantu hagije. Urebye ntabwo irajya ahantu hahagije kuko buriya nimba utaragera za Beni ukaba utaragera za Uvira, Shabona utarageramo na Fizi utayifite yose, Mwengo utayifite yose, Hopora tutayifite, ntabwo n'ubundi uragera Sud Kivu. Nta nubwo irafata kimwe cya kabiri cya Sud Kivu, ntabwo iragifata. Ugiye mu mibare ishobora kuba yaragiye igera muri izo teritwari zose yaragiye zikanajyamo, ariko ugiye mu mibare kuko nka Shabona ifite kilometero 25, Sud Kivu ifite kilometero 35. Wafata agace kamwe ngitarafata, ufate Fizi ifite 18 ndakeka kilometero 18 ntabwo irayifata yose. Uhita ufata nive na Kabare Nzabanyakiriza iragera yari yafata yose, cyangwa za Kabuzi Biega zibamo abazarindo n'abandi. So ubona ko hari ibice itarabasha ku accessinga. Ubwabyo ubona ko bikwereka ko iracyafite urugendo. Rero nimba ndi kubwira nti nayo ubwayo ntiragera kubyikeneye. Kubu se tuvuga bayibwiye ati no tuguhaye Sud Kivu Rwanda n'urugero uyifata uyitware uyiboho uyiyobore.
mu rugero nko muri iki gihe muri Sud Kivu harimo Wazalendo, harimo Zurunda, harimo za FDL, harimo ibintu byinshi cyane. Bavuze bakadiri twe turashaka gufata Kivu na Kivu y'amajyaruguru, Kivu y'amajyepfo. Eve turapfa gusohoramo Wazalendo gutyo igiye kuzitegeka. haracyarimo ntuza ko Wazalendo ziracyacumbikiwe, ziracyafite amano. None zajya hehe? Icya mbere za intwaro na leta. Nicyo nshaka kuvuga ko aya masezerano afite ibintu byinshi bibangamiye. Eve turashaka kugira autonomy yo kuba yagira igice cyigenga. Sibyo? Igice cyigenga n'urugero bayibwiye ati tugwaye Sud Kivu na Nord Kivu. Abazalendo bayirimo na FDL bajya hehe? Ubwo bazajya bahura n'undi bahungabanya umutekano. Ni imirwano. So rero bavuga ko ibi tubona izi autonomy zaba Eve turamaze gufataho ikeneye kuyobora. Nuvuga ngo ijya n'imiyoborere, ubuyobozi kubaha iki bizaba hari uko bamaze kugera bagomba kujya bavuga bati dufite noneho igice cyacu dukeneye, noneho dushobora kugisekiriza. Ariko uyu munsi none niba itarafata Uvira, ntifate Shabunda, ntifate Fizi, niba itarafata Beni, ntifate Walikale ifite kilometero 24, shyireho Beni ifite nka 3, Beni ntabwo ari nini cyane, ushyireho Rubero ifite 18 nayo ifite ifite igice. Urasanga nabwo Nord Kivu itarayifata, Nord Kivu ifite kilometero 60. So byose bikwereka iki? Bikwereka ko jewe mbona ko Doha ni temporaire, Doha ni ifasha leta ya Kinshasa kugura drone nziza, kugura ibikoresho byiza, gutoza abasirikare ko nk'ubu muri iki gihe muri ukwezi kwa 10 soyemo nk'abasirikare bajya nko ku barenga 30,000 Kinshasa, kandi bari gutozwa ngo nabacancuro bazanye ba Black. Ave tuana imaze gusohora 10,000 na muri iki gihe cy'agahenge. Urumva ko buri wese bari kugura ibikoresho, bari no gutoza abasirikare. So ubona rero ko iyi Doha niyo gutoza abasirikare. Hanyuma gupfa kwa Doha ya mbere, ikintu kizavamo nuko tuzakora tukona turisi ifata ibice byinshi cyane. Nureba neza Alfred, nureba neza uzasanga M23 yakoze strategy zigera muri ibi bice byose, ariko zegereye iki? Zegereye point strategique. Ho ushobora kwibaza impamvu yagenze ibira. Sibyo? Ushobora kwibaza impamvu yagiye mu misozi hejuru ya Uvira muri Haut Plateau, isize inyuma za Mwenga. Ushobora kwibaza impamvu yagiye mu duce tumwe twa Shabunda yagiye tugeramo. Ushobora kwibaza impamvu yumve tubaye kubwira ngo iri Walikale izengurutse Pinga, ubundi ukumva yageze Rubuto, Buto ugeze kwajya kandi bakitana havuye. Ushobora kwibaza impamvu muri Bafuasende muri Kisangane mu minsi yashize harimo imirwano y'abantu bitwa Abarumbi. Aba Barumbi bakubitiye FARDC barayikubita bayijyana mu kilometero nk'ijana. Ariko abantu bati nyamane mbe turanyuze Rubuto ihingukira Bafuasende, nitwe Bafuasende ba muri Chopo. Ushobora kwibaza impamvu ya Metruwa yagiye isa nk'isatiro umupaka wa Kasindi. Kasindi ni umujyi ukomeye cyane n'umupaka wavuga ko ukungahaje abandani, niho bakura amafaranga, niho amafaranga ava, niho haca ibintu biva Uganda. Ni inzira nziza cyane ya business. Ushobora no kureba nk'ubu bakubwira ko ejo bundi cyagiye kwanza tukorana ikiganiro ubwaga abantu bakubitiwe muri Jugu muri Turi. So tuntu twose ushaka kutwibaza nk'umuntu ukorana bizo wasanga umunsi dohizanga gusa. Hari imijyi myinshi zamanuka nk'iki uko bahagura ibigori n'amara avoka. Ko amanura avoka niko bizagenda. Si ibyo byose rero bikoreka iki? Bikoreka ko byanga byakunda yaba M23 ifite icyokeje, byanga byakunda na leta ya Kinshasa ifite icyokeje. Ariko icyo buri mwe yokeje nicyo kizagira gute? Kizamukiza igihe ibintu bizabihindutse. Hari amakuru avuga ko leta ya Kinshasa ishobora kuri gukomanda indege zo muri Egypte, zaruti zo muri South Africa se, zaruti zo muri China, zaruta zo mu Barusiya. Se ko nta kintu tahana itaguze. Zaruti zo mu Barabu se. Birashoboka nabyo yazigura. Kinshasa ifite amafaranga. Babwira ko ubwo Goma yafatwaga ubundi nibura Goma yarimo nk'ibikoresho bigera kuri 70% cyangwa se 60% bya Kinshasa. Mbese bya leta byose. Ibikoresho byose byari mu mujyi wagomba ko byagomba gufata ukoreshwa bafata u Rwanda. Bwa harimo ibikoresho byinshi cyane. Byose M23 yabifashe. Nyuma y'amezi 3 bari bamaze gukura ibikoresho bikubye 4. Byo batswe. Aho kujya nibaza jewe nibaza umunsi ntambara izarangira. Umuntu uzaba ayoboye Kongo azajya mu mazi abira cyane.
ibyo bikoresho byose bishobora kuzajya mu mitwe yitwaje intwaro no mitwe economy y'igihugu izagira ibibazo bikomeye cyane. Ibi byose ni amafaranga asohoka, ni n'amadeni. Igihugu kizishyura amafaranga. Okay, ni igihugu gifite ubukungu, gifite zahabu, gifite iki, ariko urumva ko ni iki ntabwo byoroshye. So rero icyo ushaka kubwira ni ikivuga ngo uko byagenda kose ni ntuza ni ibintu bishobora kuzahinduka cyangwa se bigaharabika bigahindura indi sura bijyanye n'iki, bijyanye n'imiterere y'uko politiki iri kugenda. Ikindi urebye neza ubona ko akarere nako ubwako gakeneye ko ikibazo kigira gute gikemuka, byanga byakunda kigomba gukemuka kubera ko birafekitinga ntuza situation yo mu karere kose cyane. Urabona ko Kongo isa yaciyemo by'umwihariko nk'uko ejo turi kubivuga, isa yaciyemo akarere ka burasirazuba bwa Afurika, usanga bamwe bari ku ruhande rwa M23 abandi bari ku ruhande rwa Kinshasa, kandi ukanasanga noneho za nama zabahuzaga nk'umuryango zirasa naho zajemo agatotsi. Urebye neza ubu Doha isa nkaho yabamize, bazana Rwanda isa nkaho yabamize. So ubona ko kwanza kuva nk'umujyi wa Goma wafatwa, ubona ko nka SADC yakuye igisebo cyane muri Kongo, even na Tanzania uko yabaga muri EAC, barebye uburyo bakubitiwe mu mujyi wa Goma, bakubitemo bro arase yora abatipe buriya nubone nka MONUSCO bigenda yububa mu bimodoka byabo bitwikirijeho, hari ibintu batwikira by'utuyungirizo, uyireba mu tuyungirizo kwatisha marahiye kabisa. Marahiye MONUSCO buriya yakubitiwe muri Sake, ugiye ahantu hari igifaro cyayo cyahiye, imodoka bagiye batwika, MONUSCO nayo yakubiswe buriya yagiye kupuringa, yavuze ati imanika amaboko iva muri Springbok gatatu, yakoze Springbok ya mbere, ya kabiri, gatatu yabaye bikora mu mirwano, itangira gufasha Petro kwakira FRDC n'abazarinde bari bagize gutaramaze gutsindwa. So urumva rero ni noza ni ubona ko akarere kubyo kajemo inkundura yo guhangana cyangwa se guhangana bapfa intere. Ariko urebye neza abenshi muri EAC bomba ikibazo cya M23. Tufate urugero nka Uganda, u Rwanda, Kenya, ubona ko babyumva cyane. Tanzania burya iri 12 hagati ko ntabakona bitabyumva. Wajya Burundi na Kongo biri hamwe, biri tight. So urumva rero byose ni ukwereka iki, bigaragara ko hari igihe ibintu bizakunda. Rero kuvuga ngo bazasinya bizakunda rwose, bazasinya, ariko uko yenda kose ubona ko Kongo yo iri ahantu idafite amahitamo ya mbere. Ibihugu n'ibihanganye n'u Rwanda, kuvuga ko ihanganye n'u Rwanda mu ntambara ya politiki, u Rwanda nta kibazo rufite, hari icyo ruhomba. U Rwanda rufite umutekano. Ntekereza ko u Rwanda rwayihaye Kongo ikintu rwari rukeneye, kuko Kongo yari ikeneye ko abaperezida babiri aribo baganira kuri situation, birangira u Rwanda rubwemeye, kuko ntekereza ko kuba rwicaye Washington, ntekereza ko kuba byonyine rurindorezi muri Doha rujya minisitiri wabo bakahicara, hari icyo bivuze ko nyine rwahaye Kongo icyo rwari rukeneye kugira ngo abiganire. Twebwe ukuntu tubyita tuvuga ko u Rwanda rwa umwe muri bo, yaba u Rwanda cyangwa Kongo, umwe muri bo yari afite muri kugira ngo abantu babyumve neza, amagi y'amahuri, undi afite amafaranga y'amafojari. Nuvuga ngo umwe yazanye amagi y'amahuri kuyagurisha, undi azana amafaranga ari fojari, amafaranga ya fake. U Rwanda rwari rufite amahuri ntabwo mbizi, ariko umwe muri abo ngabo afite kimwe. Hanyuma nujya ku isoko ndakuzanira, uzana amagi yawe y'ibiwani, hanyuma ngiye kuzana amafaranga y'iki. Icyo bareze bakubaza gute Kongo isa u Rwanda kuganira kagana n'u Rwanda mbere kuganira na M23. Cyakabiri u Rwanda nta kibazo nacyo rufitanye na Kongo kugeza ubu. Nigeze kubaza umuvugizi wa guverinoma avuga ko we Rwanda nabaje ku kimujyayo kandi mutari ku Rwanda, ati u Rwanda rujyayo nk'abandi bose rwa rwatumiwe. So u Rwanda rero urugo rwagize gute rwayo Kongo icyo yashakaga, yabazaniye amagi y'amahuri, Rwanda rwa amafaranga y'amafake. Ni icyo ndashaka kumva. Ibi rero bikwereka ko byanga byakunda Rwanda Rwanda rwo rusanagayininga cyane. Ibyo Kongo yabangiye ku y'amasezerano ngize gute, amasezerano niyo yagarutse muri ano masezerano y'ubukungu. Rwanda bafite amasezerano y'ubukungu, nako Kongo irasesa n'ubundi amasezerano yaragarutse. Rwanda ntacyo rwahombye rero, ahubwo Kongo yagize iti yararwamamaje, yagiye he hose yigaragaje imbaraga. Yazaga nk'aka ku Rwanda kaguhondera igihugu muri diplomasi. Bazi kuntu Kongo itinya u Rwanda, iharivuga ati Rwanda rwadutera, ukibaza agahugu nk'aka se wowe ufite abaturage bari muri miliyoni 100, Rwanda rufite abaturage bari muri miliyoni 14. Ariko bibaza agahugu kubiye population yawe kubiye u Rwanda inshuro numve inshuro hafi 7, kuba ukubiye hafi inshuro 7 umuntu
ariko ukajya urira ngo yagukubita aho ku mwanya bo bajyaga bashoboye kugaragaza inzovu n'umubu u Rwanda bakarugaragiranya nk'umubu bagafata inzovu nka Kongo ariko ukazegereza ingamba z'ubwirinzi zikomeje kuba iki ingamba z'ubwirinzi so urebye neza ubona ko iyi ntambara izarangira pe kuko intambara byanze byakunze ntabwo irangira amasasu intambara yose itangira mu biganiro ikanasorezwa mu biganiro yego ni mu biro nyine kongera mu biro niko bigenda ariko mu bigaragara ubona ko ibiri kujya mu buryo kandi abakuru b'ibihugu byo bazabijyamo biha umurongo ndatekereza ko bizakunda yego ni gutekereza ko natwe dushobora kugana ku musozi kuri iyi ngingo niba nta bindi bihari yego twasoza tukazavuga ko tuzagaruka tuvuga ku zindi ngingo yego na cyane ko hari izindi zo kurebera hamwe abarundi bari muri hot plateau bari cyari gusaza imigeri mu burasa muri Sud Kivu imitwe twaje intwaro irasana na M23 kandi M23 igora itakati turi kuraswaho na drone n'ibindi bitandukanye mekireka ngushimire murakoze cyane nanjye reka nshimire abakunzi ba Bwiza TV abakunzi ba Ngwino TV Bwiza TV rwose ndabakunda cyane ndabaramutsa rwose ngumve ko mbakunda cyane mabona ko umuntu aba yagize gute yagiye ahenduramiriye ukajya gushakira amakuru hirya amakuru ya soko ugaragara uri mu masasa ariko makuru umuntu aba arimo agenda yafata buriya iyo wegeretera umenya byinshi sibyo rero turabakunda cyane iramena leta turi kubona riri muri Kongo izo hoteli ziri inyuma ziri muri Kongo buriya Bukavu nubatse neza nimba uri kubireba kubera ko ari imisozi Bukavu na Rusizi ni imisozi mujye uri mu dusozi ndumva twabashimira Imana nibarinde kandi Imana ikomeze bahaze burame ciao ciao